Ese ujya wibaza impamvu ushyira video yawe kuri YouTube ariko ugasanga nyuma y'amasaha menshi cyangwa iminsi mike ifite views nkeya cyane, kandi ugasanga hari abandi bakoze video isa n'iyawe ariko ikabona views ibihumbi. Ikibazo ntabwo ari uko YouTube ikwanga cyangwa iyo channel yawe yarafunzwe cyangwa yaragize ikibazo ifite, ahubwo hari ibintu ugomba kwitaho. Ahanini biterwa n'uko utita kuri ibi bintu. Reka tugiye kureberamo hano muri video ndakwereka uko YouTube algorithm ikora, impamvu video zawe zihabwa impression nyinshi, uko CTR ya watch time ikora, uburyo wakora thumbnail nziza zikurura abantu, uko wabona views nyinshi, uko amakosa wakwirinda. Kugira ngo dutangire ku gice cya mbere rero uko YouTube algorithm ikora, tugiye kurebera hamwe uko YouTube algorithm ikora. YouTube algorithm rero ikora iti. YouTube algorithm, abantu benshi batekereza ko YouTube ifata video yabo ikayereka abantu bose ako kanya. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Iyo ushyize video kuri YouTube, algorithm ibanza kuyigerageza ku bantu bake cyane. YouTube iba ishaka kumenya ibi bintu bibiri bikurikira, kuko iba yayifashe ikayishyiramo abantu kugira ngo abantu mbese bayirebe. Tujye kuri ibyo bintu bibiri bikurikira rero. Ese abantu bakanda kuri video yawe, ese barayireba igihe gihagije bakireba ikarangira, atari ngende bajyaho igahita irangira? Ibyo ni byo algorithm yibandaho. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero niba algorithm, niba ibisubizo ari byiza, YouTube iravuga iti reka iyi video nyereka abantu kuko barayikeneye. Niyo rero twita ko algorithm icyo ari cyo. Igice cya kabiri rero, ikintu cya mbere YouTube ishaka ni ikihe? Ikintu cya mbere YouTube ishaka ni ngo YouTube ireba CTR yawe. CTR twabona ibyo kuri click through rate, ni ukuvuga ngo ni thumbnail yawe. Thumbnail yawe niba ikoze nabi ntabwo abantu bazayiclickingaho, niba ikoze neza abantu bazayiclickingaho, bazakora click, kuko thumbnail ni urufunguzo rutuma abantu bashobora kuba baza kuri video. Niba umuntu aza kuri thumbnail yawe akaba yakora yaklickinga kuri thumbnail yawe, iki gihe abantu bazakoma kuri iki, bazinjira kuri ya video bayirebe, kuko bazahari ikintu babonye kuri thumbnail yawe. Ni umubare w'abantu babonye video yawe bayikandaho kugira ngo babashe kuyireba, bayimareho igihe kinini. Urugero, niba abantu 1000 babonye thumbnail yawe ariko 20 gusa bakayikandaho, CTR yawe iba hasi cyane. Ariko niba abantu 100 bayikanzeho, CTR biri hejuru, abantu bagumaho, abantu bakishima, bagafata igihe kirekire cyo kuba baguma kuri YouTube channel yawe, bakaba bamenya ibyo bagomba kureba neza. Tugeze ku gice cya gatatu, impamvu thumbnail ariyo ngenzi. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bamara amasaha bakora video ariko bakoresha iminota 2 gusa bakora thumbnail. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikosa rikomeye. Thumbnail ugomba kwitaho, ugomba kwicara ukavuga ngo reka nkore thumbnail yanjye izakurura abantu, wiha umwanya mukeya. Iri ni ikosa rikomeye. Thumbnail niyo ituma umuntu afata icyemezo cyo gukanda cyangwa nakande kuri video yawe. Thumbnail nziza igomba kugira ibi bintu ngiye kukwereka. Ubwo thumbnail nziza igomba kugaragara neza, igomba kugira amagambo make adatuma atarambirana abantu, igomba gutera abantu amatsiko cyangwa kubyutsa amatsiko, kugaragaza neza icyo abantu bashaka. Niba ushaka gukora thumbnail, koresha icyo twita Canva. Rwose Canva ikora thumbnail neza. Urugero, ukuvuga ngo niba ugiye gukora thumbnail, ibaze ibibazo bibiri ngiye kukwereka. Ngo thumbnail nziza, ngo urugero rwiza no kuvuga ngo nobody told me this, nta muntu ugeze atubwira ibi. Stop doing this, rekera gukora ibi. Why I failed, ni gute natsinzwe. Aya magambo atuma umuntu ashaka kumenya ngo ibi ni ibiki. Tugeze ku gice cya kane, ikintu cya kabiri YouTube ishaka noneho ni iki. Nyuma ya CTR, YouTube ireba watch time. Watch time ni igihe abantu bamara bareba video yawe. Niba abantu bakanda video hanyuma bakayivaho, icyo gihe rwose ntabwo YouTube izigira rwose yerekana video yawe. Ni ukuvuga ngo niba abantu bari kugenda bagakanda kuri video hanyuma bayikareba iminota mike, icyo gihe ntabwo YouTube rwose izaba. Ariko niba bareba igice kinini cya video, YouTube ibona ko ifite agaciro, icyo gihe niyo mpamvu intro ndende cyane ishobora kukwangiriza. Gabanya kuvuga amagambo menshi ugitangira. Tugeze rero ku gice cya gatanu, amakosa abatangira bakora. Tujye kureba amakosa abatangira bakora. Ikosa rya mbere abatangira bakora ni ikosa riri kwica ama YouTube channel y'abantu cyane, ugasanga umuntu rwose ntabwo biri kugenda. Ikosa rya mbere abantu bakora ni ukuvuga ngo ni ukutangira kuri intro ndende, izatuma analytics yawe rwose utabona abantu.
oya hagarika ibyo bintu rwose neza. Ikosa rya mbere intro ndende cyane ituma abantu batareba, abantu bashaka igisubizo ako kanya. Ikosa rya kabiri title zidakurura abantu, urugero video yanjye ya mbere ntabwo ikurura abantu. Ikosa rya gatatu thumbnail mbi. Ikosa rya kane kugira gahunda yo gushyira video, consistency irafasha cyane muri ibi byose. Ibyo ni ibintu bizagufasha. Icyo cya gatandatu rero, ikintu YouTube idashaka ko ukora, ikintu YouTube idashaka ko ukora rero ni ikihe tugiye kukirama. Abantu bamwe bagura views, kugura views ntabwo rwose nakugiramo inama. Fake comment, abantu bakiyandikisha comment kandi atari byo. Ni ukuvuga ngo YouTube ishaka abantu bareba video zawe bagira icyo bashaka kwigira kuri iyo video yawe. Ntabwo ishaka ya mibare y'abantu nubwira abantu ngo mundebere video cyangwa ugasharinga abantu video. YouTube ikeneye abantu bazamara igihe kinini kuri channel yawe. Icyo gihe nibamara igihe kinini kuri channel yawe bazareba video igihe kinini, YouTube izavuga ngo uyu muntu nibura murabona ko hari ikintu ashaka kugeza ku bantu. Icyo gihe izavuga ati uyu muntu reka tumushyigikire muri ibi bintu ari gukora. Rero nicyo tuvuga ngo ugomba kwitonda kuko ibintu ugomba kubikora neza. Tugeze ku cya karindwi, icyo ugomba gukora kugira ngo YouTube igusunike. Tugikorera hamwe rero, dore formule yoroshye cyane ishobora gutuma YouTube yagusunika. Hitamo topic abantu bashaka, jya kuri trending nkuko nabibabwiye, ukore topic abantu bashaka. Icya kabiri, kora title ikurura abantu, kora thumbnail ikomeye ngo twabivuze. Niba ugiye gukora thumbnail wifata iminota ibiri gukora thumbnail. Kuri thumbnail ugiye gukora, ese iyi thumbnail iraza kubwira abantu gusa gukanda kuri ya video kugira ngo baze kuri video yanjye? Ese iraza kubaburira kuza kureba ya video? Ese iyi video ibyo navuze kuri thumbnail biraza kubafasha? Icyo kintu gitekerezeho wihita ukora thumbnail. Njya mbona hari abantu bakora thumbnail ku bantu bakabyitayeho. Thumbnail ni amagambo make umuntu asoma akaba yagira curiosity cyangwa yagira amatsiko yo kumva ikiri muri ya video. Tangira video neza, ukora intro neza ya video. Nukora tena ntabwo rwose bizagenda neza. Komeza abantu bayirebe igihe kirekire. Intro yawe nishobora gutuma abantu bakomeza kuba bagira gute banyitize. Ku gice cya 8 ukuri kuri YouTube algorithm. Ukuri kuri YouTube algorithm rero ni iki? Kuvuga ngo hari ikintu nshaka ko wibuka. YouTube ntabwo isunika channels, YouTube isunika videos. Niba impamvu ushobora kugira abasubscribers 100 ariko video imwe ikabona views ibihumbi, YouTube iriya performance ya video. Iki kimanga algorithm mu gihe iri kureba video buryo ukora, reba analytics uzabona umusaruro, kuko niba performance yawe ari nziza YouTube izagusharinga abantu bose. Algorithm niyo icekinga uko witwara, niyo icekinga uburyo witwaramo. Rero nubo witwara nabi ntabwo YouTube rwose izagushyira imbere, ntabwo izagira igushyira imbere, ahubwo uzakomeza uri munsi y'abakureba neza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kwitoza, cya mbere ni ukumenya gukora thumbnail yawe neza. Ibintu bibiri rero ugomba kontaho cyane ni CTR na watch time. CTR ni uburyo bwa thumbnail, watch time ni uburyo abantu bamaraho igihe kinini bareba video. Niba ibi byombi biri kuzamuka, amahirwe ni menshi ko YouTube itangira gusakaza content yawe. Komeza gukora video nziza kandi wige analytics zawe. Icyo gihe rwose nakabuza uzatera imbere. Icyo gihe nakabuza YouTube izagusharinga ku bantu, abantu bazareba ibintu byawe kandi bazabyishimira neza. Nuko ngo rero niba hari icyo ugurikiye muri iyi video, rwose iyi video niyo tuba twabakoreye, andika muri comments utubwire ikibazo ufite muri iyi video kugira ngo tuzajye tubana muri iyi video. Niba ni video igushimishije kana like, kanda subscribe kugira ngo tujye dukora muri izi ngendo dukorana. Kandi ndabizi ko muzaryoherwa n'ibiganiro byacu, ndabizi ko muzingiyeho ibintu byinshi kandi muzakomeza kuba hafi yacu. Rero niba utarakoze subscribe, kandi subscribe ni ibintu byoroshye, twubake channel hamwe kandi murakoze cyane. Tuzongera kubonana muri video itaha. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari MD Impact TV ibigisha gukora kuri YouTube TV. Murakoze. Ciao ciao.